ineza n'urukundo byawe Uwiteka mwiza igihe cyose duhora tubivuga duhora tubyamamaza duhora tuvuga duhora tubyina duhora tuguhamagara ngo uture mu mitima yacu niyo mpamvu muri aka kanya duhamagaye ubwami bwawe Uwiteka mwiza kugira ngo umanuke gutura aha hantu umanukire imitima y'abana bawe umanukire kugeza ahangaha abasiganirwa kuza gufatanya natwe kandi kugira ngo izina ryawe uyu munsi Uwiteka mwiza ugaragare imbere ya buri wese yego Kristo natwe duciye bugufi imitima tuyiturishiye bugufi dusenga turamye duhimbaza kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru nuko fata mpiri buri mutima wose kugira ngo worohe maze umanukire gutura mu mutima kandi izina ryawe rishyirwe hejuru kubw'ibyo Uwiteka mwiza tukweretse umuntu ugiye kugira icyo akorera imbere yawe dusengeye abaririmbyi dusengeye uhagaze ayobora dusengeye uri buvuge icyanditswe Uwiteka mwiza dusengeye ubwoko bwose abana batoya abasore n'inkumi tubahagaritse mu mavuta yawe abasaza abakecuru abakambwe wa Mana nziza we manukira kubagirira neza kandi imbere ya byose duhambirije imyuka mibi duhambirije abakonikoni ikirere turakikoze ibice bine byinshi Uwiteka mwiza turasenze kugira ngo umanukire kugota ahantu kandi ikirere kiri mu kirere cyacu Uwiteka mwiza ugituremo kugira ngo ibigiye kuba byose ubiprotrokore nk'Imana kandi muri byose ubwami bwawe buze izina ryawe rishyirwe hejuru urakoze turagushimye uri Imana igaragarira abakuzi kandi uri Imana ikora niyo mpamvu byose tubikweretse kugira ngo muri byose mwuka wera akomeze kudusohoreza nuko ibyo dusenza ahantu nabizamukane Uwiteka mwiza bihumura nk'imibavu maze imigisha n'amazina yacu byandikwe mu gitabo cy'ubugingo nuko tugukomeye amashyi tugushima kuko uri Imana y'amahoro mu izina rya Yesu amen. Interpreter wabanje. We thank the first interpreter who was passed. May God bless her. May God bless her. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Turi mu kwezi kwa kane. We are in the 4th month. Kwezi kumugisha. A month of blessings. Ariko ukwezi kuruhije. But a difficult month. No kwezi mu buryo bw'umwuka. It is a month in the realm of the spirit. No kwezi gutambwamo ibitambo by'ubugingo bw'abantu. It is a month of sacrifice, which is the sacrifice I given a lot. Uyu mwanya tugira hano ntabwo aba ari muremure. The time we have here it's not a lot. Ariko abaduterana mu materaniro But the people we are with on Thursday, twakunze kubigarukaho. we love saying it. Ntabwo rondi bubigarukeho cyane. I will not repeat it a lot. Ahubwo ndagira ngo tuze kwinjira mu ijambo ry'Imana twihuse. But we want to enter in the word of God. Kubera ko dufite amateraniro ya Because kabiri. we have even the second service. Ndagira ngo nze kwihuta. We want to move with time. Intego y'uku kwezi. The heading of this month. Ni ukwezi ko guhabwa ikuzo. It is a month of being ni ukwezi ko kwakira ikuzo. It is a month of receiving biturutse mu mibabaro. Which comes from pain. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndagira ngo tuze kubana. I want us to be together. Kandi tugendane. And we should move together. Ni ukwezi ko kwakira ikuzo. It is a month of receiving. Ariko biturutse mu mibabaro. But it to be passing through pain. Twabisobanuye cyane ko iri jambo ikuzo. We talked about this word glory. Bivuga icyubahiro cy'Imana. It says honor. Ntabwo ari icyubahiro cy'abisi. It is not the honor of the world.
turavuga ngo mu cyongereza turakoresha ijambo glory. We said we are going to use glory. Iyo dukoresheje ijambo glory, When we use the word glory, nibwo byumvikana neza ko ari icyubahiro cy'Imana. that is when it is clear that it Kuko is the n'ab'isi honor of bagira glory. icyubahiro. Because the people of the world, they also have Ariko their honor. icyubahiro cy'Imana aho gitandukaniye n'icy'isi. But the glory of God, whereby it's different from the world. Mu isi wagira icyubahiro ariko In the world, you can have honor. ntikigire icyo kikumarira mu rundi ruhande. It cannot do anything on the other side. Mu isi wagira icyubahiro In the world, you can be honored, ariko abantu ntibakubahe kandi ufite icyubahiro. but people can never respect you. Ariko icyubahiro cy'Imana iyo cyaje ku muntu, But when the glory of God is upon a twavuze person, ko kigendana n'ibintu bigera nko kuri we bitatu. said that it's moved with almost three things. Twavuze ko icyubahiro cy'Imana The glory of God, kigendana n'ubwiza bwayo. it's moved with its beauty. Twatanze urugero kuri Mose. We gave an example to Moses. Icyubahiro cy'Imana avuye ku musozi, With the glory of God when he was Yamanukanye on the nacyo. mountain, he came back with it. bituma Abisirayeli batabasha gukomeza It kumureba mu made maso. him that the Israelites were unable to Icyubahiro see him. cy'Imana kizana ubwiza The bw'Imana. glory of God comes with its own beauty. Icyubahiro cy'Imana The glory of God, kigendana n'imbaraga z'Imana. it's moved with its power. Iyo icyubahiro cy'Imana cyakujeho, When the glory of God has come upon you, gikingura imiryango it opens doors. cyangwa se kikuzanira izindi mbaraga. Or maybe it brings the other power. Barabibonye ko Uza yagiye kuramira We saw it isanduka y'Imana, when Uzzah was going to receive the tomb of azi ko God. ari ibisanzwe, He thought as if it was ariko normal. icyubahiro cy'Imana kuko kigendana n'imbaraga But the zayo. honor of God or glory of God is because it moves with its own power. Imbaraga z'Imana zimwiciraho. The power of God, it killed him there. Uyu munsi rero ndagira ngo tuze gukomerezaho. Today we want to continue. Dusoma ijambo riri muri Mariko ibice 10 umurongo wa 35 kugera kuri 39. Mark ibice 10 Mark 10 umurongo wa 35 kugera kuri 39. 39. Aho ngaho niho hari ijambo tugenderamo. There where that's where there's a word we are going to move with. Reka tuhanyuremo twihuta, We are going to pass through first. hanyuma dukomeze. Mariko ibice 10 umurongo wa 35 kugera kuri 39. Mark 10. Ndasoma nihuta. We are going to read Haravuga ngo ubukuru bwo mu bwami bw'Imana. the goodness of the Lord. Abafite Bibiliya ndumva mwahagera. Those in Kuko the Bible. iyo dusoma umuntu ashobora kwibeshya, ariko iyo uhari When you are there, urabimenya ko umuntu yibeshye you nawe. know that the person has made a mistake. Mariko ibice 10 umurongo wa 35 katwanyure twihuta. 35. Hanyuma mukanya ndemerera Papa Patrick aze kudufasha gusoma. Then we are going to Ibyanditswe byera twari twabibahaye. Itangiriro ibice 50 arasoma umurongo wa 14 agere kuri 20. Hanyuma ahita asoma Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 24 agere kuri 29. Aho niho nshaka ko tuza kuganiraho twihuse. Itangiriro ibice 50 umurongo wa 14 aragera kuri 20. Ni imirongo migufi. Hanyuma aze kureba no mu Baheburayo ibice 11 umurongo wa 24 ageze 29. Katunyuremo intego y'iri jambo ahiboneka aho muri Mariko. In Mark, nuko Yakobo na Yohana bene Zebedayo baramwegera, baramubwira bati, they went to Jesus. They said, mwigisha turashaka ko uduha icyo tugusaba cyose. Arabasubiza ati,
murashaka ko mbaha iki? They answered them, what do you want me to give you? Baramusubiza bati, uduhe kuzicara mu bwiza bwawe, You should give us to sit on your umwe iburyo bwawe undi the other ibumoso. one on your right and the other one on your left. Maze Yesu arababwira ati, Then Jesus Christ said, ntimuzi icyo musaba. you don't know what you've been Mwashobora asked. kunywera ku gikombe nzanyweraho, Can you drink on the cup I'll drink on? cyangwa kubatizwa umubatizo nzabatizwa? Or you will be baptized with the baptism that I am going to receive? Baramusubiza bati, turabishobora. They answered, it's possible. Yesu arababwira ati, And Christ told them, koko igikombe nzanyweraho muzakinyweraho, the cup I will drink on, you drink on kandi it. n'umubatizo nzabatizwa niwo And the muzabatizwa baptism will be nawe. baptized, it's the one you're going to be Mwakire neza baptized. ijambo Receive the word of God. Haleluya, haleluya, teraniro haleluya. Ndagira ngo ibiganza byacu tubigira We should amabendera, raise our hands, we wave biba bikwiriye, haleluya. at one another. Amen. Mu buzima busanzwe In the normal life, n'ubundi baravuga ngo imbuto y'umugisha iva ku giti cy'umuruho. that the blessing, the fruit of a blessing comes the Abazi tree iyo which is expression covered. ni bande? Abazi uwo mugani The one cyangwa se who ibyo? knows the proverb. Imbuto y'umugisha iva ku giti cy'umuruho. Nibyo? Nibyo? Is it true? Kandi mu Rwanda tukongera tukavuga ndetse bihora na Bibiliya, Whereby it matches with the Bible. udakora ntakagire gute? The one who doesn't work, they should not. Udakora ntakagire gute? They should not eat. Bivuga ngo kugira ngo ugire icyo ubona, So that you should see something, bisaba kugira icyo ukora. you need to do something. Kugira ngo ugire icyo ugeraho, So that you reach on something, bigusaba kugira icyo ukora. you need to do something. Rimwe na rimwe icyo ngicyo ugiye gukora Whatever you're going to do, ntabwo ari akantu koroshye, it's not something simple. kakubiza icyuya. It makes you sweat. Even n'abagabo muri hano, Even the men who are here, haleluya, amen. narivuze ngo n'abagabo muri I hano said even the men who are here, babashije gushaka, they managed to get married. by'umwihariko abicaranye nabo hano, Those who are seated with their husbands, n'ababafite batari hano, even those who have but they don't have the n'umugore husband. wawe sinzi niba waramuboneye ubuntu, Even if you maybe you've seen your wife, byakubijije icyuya sha. but you had to sweat. Ngenda bizi uko bigora. I know how it is. Birashoboka ko hari wowe yenda bakwiteretiye, Maybe they've proposed to you. ariko nubwo uwo mugore yaba yarakwiteretiye sinzi niba bibaho, Maybe if your wife nawe has yabize proposed to icyuya you, kugira ngo umwemere. even he has, Mu you have bundi to buryo say rero that mubyange you mubyemere, accept. You accept or you should refuse, kugira ngo ugire icyo ubona so that you see something. hari icyo utanga. There's something you give. Haleluya, Amen. haleluya. Guhabwa ikuzo binyuze mu mibabaro. Given of glory through pain. Twasomye ijambo aho twabonye ko Yesu We read the word whereby we nawe saw kugira Christ, ngo yitwe umwami w'abami uyu so that munsi he must be called the King of Kings today. yabanje gupfa, He first died. apfira ku musaraba, He was crucified and he even died on the n'ikuzimu cross. agerayo, Even on hell he lived ariko there. za mbaraga Imana yamukoreyemo But zikamusura, those power of God used him izo and he nizo was natwe given. iduha Those abamwizera. are the power we are given when we are praying. Haleluya. Amen. Na Yesu kugira ngo yitwe umwami w'abami, Even going to be called the King of kugira Kings, ngo ahabwe icyubahiro, so that he must be given glory. hari igikombe cy'urupfu yanyuzemo, There's a cup of death hari he had to igikombe pass. cyo kubabazwa yabonye, There was a cup of pain he passed kandi through. hari umubatizo yabatijwe. There was even a baptism he was baptized. And that was the death. Uyu mubatizo wo This baptism, ntabwo nashatse kuwutindaho, I never wanted to delay. kuko ubyangu byemere, Whether you like it or not, we accept it, kugira ngo twinjire ahera, so that we enter the holy place. amarembo atugezayo ni urupfu. The doors or the way Umubatizo is death. tuzawabatizwa. That cup we are going Ariko iyo to tukiri hano mu isi, But when we are still on the buri muntu world, wese afite igikombe each anywera. and anyone has the cup Iyo they tukiri drink. hano mu isi, When you are on this world, buri muntu afite igikombe, each and anyone has Kandi a icyo cup. gikombe And that cup ntabwo ari
cy'ibyiza, It's not a cup of good. ni igikombe cy'imibabaro. It is a cup of pain. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kubw'umwanya muto dufite, Because of the time we have, ndakoresha example biblique cyangwa se ingero ziri muri Bibiliya. we are going to use the examples which are in the Bible. Nari numvise ndi bubagezeho yenda nk'ingero zifatika ziri mu buzima bwacu, Maybe I wanted to give an example which we are ariko passing. kubw'umwanya ndabisimbuka. But because of time, we are going to. Nari kubabwira impamvu hano South Africa I would have told you the reason why in ari South igihugu Africa. kirimo abazungu benshi. It's a country whereby they have a Mu lot bundi of white buryo people. South Africa ni Uburayi bwa Afurika. South Africa, it's America in Africa. South Africa ni Uburayi bwa Afurika. South Africa, hagereranwa n'Iburayi ariko it nubwo ari is muri Afurika. compared like being in America, but it is in Africa. Nari nifuje kubabwira impamvu ariho hari abazungu cyane. I wish to tell the example whereby the reason Ubundi why there Afurika are a lot of yahoze white ari people. igihugu kimwe. Africa, it is a one country. abize amateka muzi ko ngo Those who umugabane learned one history, they learned that wavumbuwe n'umugabo witwa Christophe Colomb. it was found with a man called Christopher Columbus. Abibuka ibyo hari abahari, There are people who remember. ba Eric hari abarahari. Afurika yavumbuwe n'umuntu witwa Christophe Colomb, It was found the person ariko called byaturutse Christopher kugira Columbus. ngo ayigereho. But it reached there so that he must reach your I need. Burayi hateye indwara ikomeye cyane. In America or out of the countries, Iyo ndwara yabafashe ari mu gihe cy'ubukonje. that disease came when it was cold. Ni birebire ariko ntabwo nabitindamo. It is a lot we Ariko can i Burayi hari ibihugu iyo byagize ubukonje There are countries whereby when haza it's icyo very bita cold, neje cyangwa se urubura. Amazi n'inyanja bigafatana ku buryo ubukonje butuma it becomes very cold. abageze hano hirya za hano mwaka ko muri Afurika, Namibia, naho ubwo bukonje bujya bubaho Even in ku Namibia, buryo it's there. urubura rugufata uryamye ukaba wapfa. Hano When Namibia it hits you there, when it is very cold, it is freezing. ba Makevine barahazi bagiyeyo, ibyo mvuga ni abantu bo kubihamya. Haleluya. Amen. Rero icyo i Burayi urubura ruteye n'ubukonje, When it is freezes and it becomes bahura very cold, n'icyorezo. Ubwo burwayi bwaragufataga, amaraso agahagarara. that disease, when it used to catch you, blood used to freeze, and then Niyo ndwara uyu munsi bita mugiga. that is the disease called Mujiga. Yica abantu benshi. It kills a lot of Abantu people. barapfa noneho no mu bukonje. When people die, even in Urarwaye, season, they were sick, bashyiraho lockdown. they put the Umuntu lockdown, wafatwaga n'ubwo burwayi and a person used yari to get yemerewe sick. gusohoka mu The nzu. person was not Ariko allowed n'ubundi to come cyari out. igihe cy'ubukonje nta It hantu was even the time of cold season. Uburayi bwapfushije abantu benshi cyane. A lot of people died in it. Haza kuvamo umugabo umwe There came out one man. aravuga ngo n'ubundi He said, even if kuguma hano ndapfa. to be here, I will die. Ntabwo rero ndi bupfe ndeba mpagaze. I will not die while I'm still Nubwo ari mu standing. gihe cy'ubukonje, Even if it is time of cold nubwo ndi muri season, lockdown kubera even if I'm uburwayi, in lockdown because of diseases, ariko njyewe ngiye gupfa njyewe. but I will die moving. Uwo mugabo anyura muri Mediterane, That person passed in Mediterranean. agenda atazi yaje. He went home and is knowing where he's going. Amateka icyo agaragaza, The history, what it shows, yagiye urugendo rurerure, he went a long distance. afata akato k'imbaho, He had to make a aho battle yambuka inyanja arayambuka. whereby he crossed a river, he crossed just one person. Ahantu hambere yatungutse atazi yaje. The first place he reached where Hepfo hano South Africa. it's there in South Africa. Haleluya. Amen. Ageze South Africa, When he lived in South Africa, ahasanga ubuzima, he found life. ahasanga nta mbeho ihari, He found, habona abantu I found people bafite ubuzima
ubuzima bwiza, they have good lives. atangira kubona amabuye na zahabu He started seeing gold and ari stone. ibintu abantu batazi. The people don't know those things. Aratekereza aravuga ngo He thought and said, twebwe iwacu turashize, as there we are finished, ariko noneho hari igihugu kirimo ubuzima bwiza. but there's a country whereby there's a good life. Arahakunda, And he loved there. arahagenzura, He checked everything. akora ubushakashatsi, He did the research. arangije arwana no gusubirayo. Then he had to fight to go Ageze back. arababwira ati nubwo hano twebwe dushize, Even if we are in, ariko hari ahantu nageze masanga ubuzima, there's somewhere I have listed hari his life. igihugu nagezemo nsanga nta burwayi buhari, There's a country listed and I found amabuye there's no n'amazahabu twebwe twabuzeho disease. Those barayafite. stones we have and those gold we Abwira have. bene wabo nabo baraza barakomeza He told their relatives and they came and they took nihuse. Ubwo everything. nibwo buryo South Africa yagize abazungu benshi, That's why South Africa has a lot of bahageze gold. kubw'ibibazo They list because of problems. bitewe n'umugabo umwe wanze gupfira aho yari And ari, it's because the one person he bitewe n'umubabaro w'ubuzima yari arimo, according to the pain he had of life, agenda atazi yayo, he moved while he never knew what he was yambuka doing. inyanja, He closed the agenda river. ishyamba inzoka He ntizamuka. went in the bushes and the snakes never Nyuma ate him. yaho abitwa ba Christophe Colombe nibwo After bahaje, Christopher Colombo, that's when they came. hanyuma barahagenzura. Then they did the research. Noneho bagenda urugendo rw'inyanja. They went to use the Nari river. kubabwira impamvu hari inyanja y'Abahindi ibamo imiraba cyane, ni naho imvura ituruka. That's where the rain comes from. Baragenda bagera muri Mer Pacifique cyangwa se mu Ocean Pacifique, They inyanja reached y'amahoro. to main Pacific. Aho hose bagiye babimenya kuko All those bahaze. things they started knowing. Nyuma because of y'imyaka this. igera kuri 300 After 300 years, nibwo Afurika, Ubudage Africa bicaye baravuga ngo iki gihugu ni cyiza. they sat and said it is a good country. Baricara, Afurika bari barayishushanije, They had to draw Africa. ibihugu byose by'i Burayi bayishyira ku meza imbere yabo, They had to put it on the table in their front. barangije barayigabanya. Then they had to share it and Buri share gihugu it. cy'Uburayi cyose kiravuga ngo ngewe nzajya aha nzajya aha. Each and then one chooses, I'll go here, I'll go there, I'll go Nibwo there. buryo abakoloni baje, That's when the colonials came. binjiye muri Afurika, They entered in Africa. bayimenye kuko habayeho ibibazo, They knew it because ariko they ibyo had bibazo problems. bibatera kuvumbura. But those problems made them to have. Rero hari ikuzo riva mu mubabaro, There are something that's a hari glory which comes icyubahiro from pain. kizanwa n'imibabaro. There's glory which comes Uyu from munsi pain. ibihugu by'Uburayi birakize kandi ubukire buva Even hano if iwacu muri America it does what it is rich, but Uyu those munsi things come Ububirigi from nibwo Africa. bufite zahabu nyinshi, There are countries where bayikuye hano Kongo. they had to get it Ibyo there byatewe also. n'uko hari umugabo wanze gupfa There's anyura one mu mubabaro, person and they had to pass through. ariko uyu munsi Uburayi bose ni abakire. In Americans, they are rich people, but Binyuze mu mubabaro, but bivuye mu it passed through pain. Uwiteka abaho umugisha. May God bless you. Twihuse rero badusomere hahandi, They should reach for us. hanyuma tuhanyuremo dusenge. Ni ukwezi ko kwakira ikuzo ariko binyuze mu mibabaro. Tangiriro ibice 50, umurongo wa 14 bagere kuri 20, hanyuma twihuse. We are going to move fast. dusome ngo amaze guhamba se Yozefu asubira muri Egiputa na bene se n'abandi bose bajyanye nawe kumuhambisha se. Amen. Amen. Bene se wa Yozefu babonye ko se yapfuye baravugana bati ahari Yozefu azatwanga atwiture rwose inabi twamugiriye. Batuma kuri Yozefu bati so atarapfa yaradutegetse ati muzabwire Yozefu ibi, arakwinginze babarira bene so igicumuro cyabo cy'icyaha cyabo kuko bakugiriye nabi. Yego. None turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo
yozefu babimubwiye ararira. Yego. Ndetse bene se barongera bamwikubita imbere baramubwira bati dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati mwitinya mwese ndi mu cyimbo. Yozefu arababwira ati mwintinya mbese ndi mu cyimbo cy'Imana. Ku bwanyu mwari mwashatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikize abantu benshi urupfu. Uwiteka aguhe umugisha. Haleluya. Asomye imirongo igera no kuri 6 mu iki gice. He's laid almost 6. Ariko ndashaka kuvuga ntenze kuri umurongo wa 20. But we want to lay on 20. Uravuze ngo ku bwanyu, but even if mwari mushatse kungirira, you planned to do Hallelujah. against me. Yozefu amaze kumva amakuru bene se bamubwiye. When Joseph heard the news, the brothers they've told him. Ku murongo wa 20 arababwira ngo on 20 he told them, ku bwanyu mwari mushatse even kungirira. though you plan to do evil against me. Hallelujah. Amen. Ngo ariko Imana yo God planned good. yashakaga kubizanisha ibyiza God wanted to bring good kugira ngo isohoze ibi biriho none, so that he keeps it ikize and abantu benshi urupfu. Mwakire neza ijambo. receive the word of God. Ndashaka gutanga urugero rwo kuri Yozefu. I want to give an example to Joseph. Yozefu hari igikombe yanywereye. There's a cup Joseph had to drink. Niba mwibuka umwana witwa Yozefu, If you remember a child who was called Joseph, avukana na Benjamin. he was born with Benjamin. Benjamin niwe mwana muto wa Yakobo. Benjamin was a small child of Jacob. Avukana na Yozefu He was born with Joseph kwa nyina. at her Wa mother's place. mugore we Yakobo yatendeye witwa Rasheli yakunda. That's a mother Yabyaye abana Jacob. babiri gusa, Yozefu na He Benjamin. had to give birth to two children. Ariko Yozefu But Joseph, akiri akana gato, when he was too small, Imana yatangiye kuvugana nawe mu nzu. God started speaking to Joseph. Hallelujah. Amen. Ndakwifuriza ngo Imana ikivugana nawe mu nzu. God must be speaking to you. N'abana batoya ikivugana Even nawe. small children, God speaks to Inzozi them. ni inzira yo kuvugana It kw'Imana means nawe. it's the small, it's a thing whereby the Yozefu word goes. akiri akana rero, When Joseph was still a child, ikintu cya mbere Imana yamubwiye, the first thing God told him, yamuhaye kurota inzozi. he was given to be Yozefu dreaming. agiye kubona, When he was saying, arota he had to yajyanye dream. na bene se mu gasozi He has guhingura. gone with the brothers to go and find things. Hari abantu bagiye gusenya. The people Hari went abantu to bagiye destroy. hano musenya hehe? Hano naho mwese muri abakire, muteka ku masitovu, amagaze, amarasha n'ukugura. Kosha Imana igira neza. Amen. Ntaho gusenya, muri abanyamugire We stade. are blessed. Mumupangira icyubahiro. Give him honor. Hallelujah. Amen. Aho biraza kumvikana kuko ntabwo ndakeka benshi mutavukira mu It will be clear. I believe everyone will not. niba mwaranawuvukiyemo wowe Even muri if wo we are born in mwavukiyemo, town, keretse nk'aba blessing nibo bavukiye mu mujyi they are the ones who are ariko born in abandi town. yadukuye But the other one, kuri uyu munsi He none moves you there. bivuga ngo hari igikombe giye kuvugana There's a cup you are going to live to understand. Hallelujah. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yozefu arimo abona inzozi, When Joseph seen the ari dream, hamwe na bene se, when they were together, the babona brothers, bari mu gasozi basenya, they were there getting ngo firewood. bose bahagarika imiba y'inkwi And babo. all of them, they had to stand there firewood. Hanyuma ngagiye kubona When then he saw, bari 12, there were 12. ngabona umuba wa Rubeni uguye imbere. And the Reuben's firewood had to fall on Imiba
Joseph. yose iraba All the firewood had to fall on ariko Joseph. umuba we usigara uhagaze But for him it kept on standing. arangije yiruka imbere ya se Then he ran to his father Jacob. data narose He said, Father had the mbona dream. turi gutashya ariko But when we are connecting duhagaritse firewood, inkwi zacu when we have to stand our iyo firewood, abavandimwe banjye bo yose all my iragwa brothers had to fall, but mine is kept on saramubwira ati standing. bazakwikubita hehe At they will bow for you. Amen. Hallelujah. yosefu amasezerano ye cyangwa se imana niyo yabimwiyerekeye God is the one who is to show you. haciye iminsi mike Only a few days, arongera ararota he had a dream. abibuka ukwezi kwa kabiri twavuze kugiye nubwo ntabonye umwanya ngo mbabwire ubunyamwuka buri mu zuba mu kwezi We have told you the n'ibindi stars byose and imana everything, arema all the creature God has agiye made. kubona ngabona izuba He had to see the sun. abona ukwezi He had to see the moon. abona inyenyeri And he had to see the ngo stars. byose bihurudutse mu ijuru Everything had to come from ngo heaven. byikubita imbere And they had to fall on Joseph's front. ajya imbere ya se aramubwira And he went into his father's ariko iyo bedroom. nshuro inzozi za mbere se yarazihanganye The first one, God, his ariko iyo father nshuro had se yarababaye and the third one, he aramucyaha had cyane and he had to aravuga ati shout nawe at him. wigize karosi Even you had to ubu make koko yourself njyewe a so me, your father. ubu nzikubita imbere yawe akana nibyariye Am I going to bow in front of you? noneho nanjye nzakubaha Even how am I going to bow for you? noneho na nyoko Even your nawe mother, azakubarara even your mother will bow for you. abo muvuka nabo ndabizi nibisa It is normal. But I, your father, izuba ryasobanuraga se the sun had to ukwezi be the father. kukavuga nyina And the moon inyenyeri zikavuga abavandimwe the be relatives. bivuga ngo byose bizagwa imbere ye It will fall in his front. hari abantu tujya twikina ngo ibyo imana yavuze ngo bizasohora Everything what God has said it will come to pass. aha niho nakabahaye urugero That's why I would have given you an imana example. niyo yavuze ko na nyina ari mu bazamwikubita Even the mother will hanyuma bow. yamwikubise imbere Yeah. ntabwo yamwikubise imbere rasheli byasohoye yaraciyeho yarapfuye Rachel had to go. ntabwo muzi ko yamaze kubyara benjamin amaze kumubyara When agahita he gave birth to ntabwo Benjamin, isezerano ryo kwikubita imbere ya yosefu ntabwo ryasohoye bivuga ngo Never came to iyo utitwaye neza if you yavuga don't take itavuga yourself properly, nothing will come. ntabyo ubona You don't see those things. bivuga ngo bya bindi mwibwira ngo biza hari igihe bitaba kubera Says because it nubwo never comes to yavuga hari pass. igihe bitaba There's kubera a time it doesn't pass because of. ahangaha rero Here then, izi nzozi icyo nazizanye these dreams why I've brought them. bivuga ngo yosefu imana imugize umuntu ukomeye Joseph is a strong person. bivuga ngo bazamwikubita imbere They will kneel for him, they will bow for him, bazamurama they will worship him. ariko nashatse kuvuga hagati yo kugira ngo bamwikubite imbere But before they bow for him, urugendo rwanyuzemo where did the journey came from? Where did it pass from? aha niho harimo igikombe cya yosefu That's where was the cup for them. haleluya Amen. haleluya Amen. ntabwo bamwikubise imbere gutyo gusa They never bought for him just like that. icya mbere baramugambaniye The first thing they had to fight him. icya kabiri bamuta mu rwobo The second thing they had to throw him in the icya wall. gatatu bagambirira kumwica The third one they wished to kill him. icya kane baramugurisha The fourth one they sold him. icya gatanu ajya kwa potifari The fifth one they went to icya Potiphar. gatandatu muka potifari ashaka ko baryamana The arabya sixth he wanted Joseph to commit adultery. icya karindwi baramufunga The seventh he had nezeza byiki plans to be better than having the transfer. Amen. mose yaragenzuye Moses was tempted. abona nubwo agiye kuba umuntu ukomeye Even if he's going to be a ariko big abona person, icyubahiro agiye kugira but he saw the respect he's going to be having. azakinezererwa mu byaha He's going to be happy in sin. komeza kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo aho rero niho nashakaga cyane ngo kuko
batekereje yuko gutukwa bagira gute bamuhora Kristo. Amen. Hallelujah. Thoughts that being insulted. Komeza. ari ubutunzi buruta ubwo abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Amen. Komera Uwiteka. Mose amaze kugenzura, When Moses finished checking, abona ageze igihe cyo kuhabwa icyubahiro. he reached the time of being Bivuga ngo exalted. cya cyubahiro cy'isi cyari kimugezeho. If that Hallelujah. to reach on him. Hallelujah. Amen. Mose icyubahiro cy'isi cyari kimugezeho. The respect of the world, Ariko mu gihe cyubahiro cy'isi kimugezeho, but the time of the world, the respect, arahishurirwa. he had to have the Abona undi vision, mugabo w'icyubahiro. and he had to say the Mu gihe respect of cya honor. kera, In the time of the Kristo yari atari yaganya kuza. Christ was not there. Mu gihe Mose ageze igihe cyo kubahwa, In the time of the when Moses was gahabwa icyubahiro cy'isi. so that he must have the honor of the world. Imana imukora ku maso, And God opened his eyes, abona Kristo. and he saw Christ, Kristo ari mu ijuru. Christ in heaven. Mose ageze igihe cyo guhabwa icyubahiro The cy'isi, time when Moses was in amaze this kureba country. Yesu, And when he finished seeing Christ, nta mwuka wera wamubwiye ngo hitamo, there's no spirit. ahubwo we yaragereranije. He himself compared. Aravuga ngo hari icyubahiro cy'Egiputa, There's the kandi kuba there's the umwami, respect of kuba umwami Egypt. ugakomerwa amashyi. And to be king and to be clapped off. N'ikimenyimenyi murabizi, hari umugabo wavuze ngo ayo mashyi yo muri stade twese tugize gute turayakeneye. And we need that clap. Icyubahiro cy'isi kiraryoha, The respect of the world is not. ariko amaze guhishurirwa Kristo, But when he had to have icyamu Christ, uyu munsi ngo uhishurirwa I wish Kristo, today you can know Christ properly. abona icyubahiro cya Kristo, He saw the Christ abona glory, n'icy'isi, and he saw it for arangije the world. umutima w'umwemeza guhitamo. And the heart made him choose. Arangije aravuga ati rero dore ndasezeye, I have faith. icyubahiro cyanyu ndagisize, Your respect hari undi and mugabo nahishuriwe mu there's the person uwo ni we wo kubahwa, is the uwo one ni we utanga icyubahiro is the nyacyubahiro. one who gives Icyo glory. cyubahiro cya Yesu The glory iyo of cyaje God gitanga ubwiza, when it iyo comes cyaje to kirarwana, when it iyo cyaje comes gikingura imiryango, when it has come to icyo open cyubahiro the nicyo door. misemo. That is the glory Ariko of nubwo God. nyihisemo Even if I have kiranyura chosen, mu mibabaro, it will pass in siva pain. ubwami I ndagiye, have left the ngiye kuba kingdom of umucakara God. mw'Egiputa, I'm going to be ngiye kuba awakened. umuretwa. I'm going to be awakened in Niyo Egypt. mpamvu Mose agereranwa na Kristo. That's why Moses was compared with Christ. Size ubwiza wari ufite mu ijuru ubwo wazaga mu isi Yesu, bakwituru nantu ariho hagutunganiye mu isi, ngwino ngwinuze mu mutima wanjye, umwemo ndabikwemereye, ngwino utahe mu mutima wanjye, wibonere mwaho kuba. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mose agereranwa na Yesu. Moses was compared with Yesu Christ. yasize icyubahiro mu ijuru, God left his glory to araza God. aranapfa And he araducungura. died on the cross and Mose was yasize crucified. icyubahiro cy'ubwami mu ijuru, Moses left the kingness and came ajya kurengananwa na bene and se. he went to suffer his N'ubwoko bwe. relatives and their relatives. Ariko ibyo byari bitewe And all those things was because yabonye Kristo. he saw Christ. Uwiteka abahishurira ibyo, May God open your mwemere eyes. kurenganwa na Kristo. May you accept to suffer Gukorera with Christ. Kristo ntibikoze isoni, Working for God, it's not shame. tugenda baduseka, We move while they are tumukorera laughing at bigoye, us. We work for Him when dusiga it's ibyacu, difficult. We leave our things, ariko tukemera gukurikira Yesu. but we accept moving with Ariko Christ. muri Yesu harimo icyubahiro. In God there's the honor. Hallelujah. Amen. 27. kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, ntatinye umujinya w'umwami, Kwizera niko kwatumye ava muri Egiputa, Faith led Moses to leave kuko Egypt yihanganye nk'ureba itaboneka. kuko nk'iyihanganye nk'ureba iki, without being afraid.
ibi bintu by'umwuka ntibiboneka. Wowe uravuga ngo Imana izangire, ubundi urashingira kuki? What are you standing on? Tugani ubundi mwebwe mwaje gusenga hano nta mafaranga bari bubahe, nta mwakinze ahari ubindirize mwakinze ngo mwicaye imbere y'Imana, ubundi ibyo bintu si ubusazi. Ariko ibyo ngibyo tubyizera bitaboneka, ariko nibyo bitubesha, nibyo bituzanira ingororano mu izina rya Yesu. Haleluya. Yego 28. Kwizera niko kwatumye arema Pasika no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho. Uwiteka aguhumugisha. Ngo kwizera nibyo byatumye arema Pasika. The faith is the one which makes the Pasika mu minsi yashize. And the spread. And we had the Passover. And God told him about the Passover and he had faith. And today we are celebrating. Hallelujah. Amen. The Passover we celebrate. There's a man called Moses was born and he had faith. And to kill the sheep and the blood you should hang, you should put it on the floor. So that when the destroyer comes and he will see the blood the blood of Jesus, when it is seen on us, there is no judge. Amen. Faith is the one which made it possible. And God told him and he heard and he did. On 29 we should end. Kwizera niko kwatumye baca mu nyanja itukura nk'abaca ku musozi. Abanyegiputa nabo babigerageje bararengerwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kwakira ikuzo bivuye mu mibabaro. Receiving the glory kwakira icyubahiro cy'Imana binyuze mu mibabaro. Receiving the glory of God. Imibabaro ni igikombe. The pain is a cup. cy'ubuzima bwa buri muntu wese. The cup of the life of each and every person. Uwiteka abagirire neza. May God do good for us. waba uri guca mu mibabaro. You are passing in pain. ariko imbere hari ingororano. But in front there is waba uri reward. guca mu gisuzuguriro. You are passing in ariko shame. niba waravuganye n'Imana. But if you talk to icyo ni Christ, igikombe cyawe cyihangana. it is the cup waba of ufite ibintu bikugoye bishaririye ubuzima bwawe. in your life. ariko icyo ni igikombe But cyawe. that is your cup. icyo nzi cyo buri muntu wese afite Each and igikombe. anyone has their own cup. ihangane. Please have patience. ariko But imbere birasobanura. in front it has. yavuganye nawe niyo kwizera. It's the one who talked to you and yikomezeho. please hold. yizirikeho. Tie yourself. umubabaro wawe uwuyereke. Your pain you should show him. umuntu umwe yaravuze ngo nibi bizarangira. Even this will end. bwira ko gahinda n'umubabaro wawe ngo Tell bizagira that gute. pain that it will end. Amen. ubwiza bw'Imana. The beauty of icyubahiro God, cy'Imana the glory of God, kijya kiza it comes kandi kinyuze mu mibabaro. and it passes through pain. kadusenga Imana. We are going to pray. ndagushimiye uhoraho. Amen. iri ni ijambo ryawe. Yes, Lord. ni ukwezi gukomeye. Yes. ni ukwezi twibuka ko wapfuye Yes. ukazuka. ni ukwezi twibuka gutanyagurwa kwawe. Amen. ni ukwezi twibuka gupfa kwawe. Amen. intego y'uku kwezi ivuga kwakira icyubahiro bivuye mu mibabaro. Amen. mwene data wicaye aha. Yes. mwene data uteranye iteraniro. Amen. birashoboka ko hari igikombe cy'umibabaro ari kunyura. Amen. ariko ijambo rye riraduhumurije. Amen. tubonye ingero. Yeah. yosefu yarababaye Yes, Lord. ariko ahabwa icyubahiro. Yes, Lord. mose yarababaye Yes, Lord. ahabwa icyubahiro. Amen. ndetse na kristo yarababaye Yes. ariko uyu munsi ni umwami w'abantu. Yes, Lord. natwe turi guca mu bihe bigoye. Amen. ibihe by'ubuzima. Amen. ibihe isi ifite akaga gakomeye. Amen. ibihe harimo ubukene. ibihe by'uburwayi. ibihe bikomeye
ariko hari umwami w'abami wazutse mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo icyubahiro cy'Uwiteka kimanuke, ndasenze ngo ubutabazi bw'ijuru bumanuke mu izina rya Yesu. Mwuka wera afashe buri muntu wese mw'aya materaniro, amukomereze kunyura mu bikomeye ari kunyura mu izina rya Yesu, kugira ngo azasohoze amahoro, kugira ngo azabashe kugera mu migisha ye mu izina rya Yesu. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, icyubahiro n'ikibi cyawe kwaba bene data, ugiye guhabwa icyubahiro cyawe. Ntabwo utanga nk'uko ab'isi batanga. Ndinginze ngo iki cyubahiro cy'Uwiteka kize ku iri teraniro, icyubahiro cy'Uwiteka kize ku babyeyi, kize ku bagabo, kize ku bakobwa, kize ku basore, kize ku basaza, kize ku bakecuru, kize kuba icyubahiro cy'Uwiteka kituzeho, 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 kidukingurira imiryango, ubwiza bw'Imana butuzeho mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye ko wabanye natwe, urakoze. Icyubahiro n'ikibi cyawe byose tubisabye, tubishimira kandi twinginga, twizeye ko ubikoze mu izina ry'Umwami n'Umukiza n'Umucunguzi wacu Yesu Kristo wazutse. Twese tuvuge ngo amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Harimo abarwayi, n'ikibi cyawe gihora ari icyawe, kandi uko niko biri. Turangirije service ya mbere, ariko dutegurira iya kabiri, kugira ngo Uwiteka mwiza twibuke kwa kundi watubwiye ngo tujye dukora gutyo kugira ngo tukwibuke. Niyo mpamvu muri aka kanya teruro rya mbere risoje, ariko ntago tugiye, ahubwo tugiye gutangira n'irindi mu mutangiza waryo, kuko umutangiza w'ibi bintu. Uwiteka mwiza abana natwe, kandi abagiye batemerewe kuba muri uwo mwanya, nyemerera ugendane nabo, nyemerera ukomezanye nabo, nibasanga aho basize ari amahoro, cyoro gikomeze kuba icyawe. Natwe turagushimye kandi duhora tubikora, cyoro kibi cyawe, tugukomeye amashyi tugushima izina rya Yesu.